iyi ndwara y'amatwi ni indwara bwoko ki? Ubundi umuntu muzima utararwara indwara y'amatwi ashima cyane umuhugura, anezezwa cyane n'umucyaha, anezezwa cyane n'umubwira intege nkeyazi, anezezwa cyane n'umubwira ububi, anezezwa cyane n'umubwira amakosa ye n'amafuti ye. Umuntu muzima ugifite amatwi mazima. Ariko umuntu wamaze kwatakwa n'iki cyorezo, iki cyitwa indwara y'amatwi, azirana n'umuntu umubwira ukuri, azirana n'umuntu umubwira ko ari mubi, azirana n'umuntu umubwira ko ari umunyantege nke kandi ko kari nabyo, azirana n'umuntu umwereka icyaha cye, azirana n'umuntu umwereka amakosa ye, azirana n'umuntu umwereka ibigoramye ngo abigorore. Iyo umuntu yamaze kurwara amatwi, uwo muntu wese uza avuga ibitandukanye n'uko abishaka ahinduka umwanzi. Munsi icyo abantu benshi barimo baraziza abandi ni ukubahugura. Uri guhaguruka mu mwuka wo guhugura ari kwitwa umusazi. Uri guhagurukana umwuka wo gucyaha ibitameze neza aritwa umusazi. Uri buhaguruke mu mwuka wo gutesha ibidafatika ibitameze neza baramuhindura injiji. Ntiyakavuze, yarengereye. Uje wese anyuranya n'uko abantu bashaka n'uko bifuza, uyu munsi wa none arahinduka ikibazo, arahinduka mubi, arafatwa nk'ikibazo muri sosiyete. Inshuti yanjye, mpawe n'umwami Imana ya magambo mu butumwa bugira buti irinde indwara y'amatwi yishe benshi mu minsi y'imperuka. Irinde indwara y'amatwi yishe abantu benshi mu minsi y'imperuka. Harya ubu hirya yaha wakorera umuntu iki? Uramutse ubwiye umuntu ukamubwira uti ngwino hano nyaboneka ufate ibi byo kurya by'ufitiye umumaro birimo intungamubiri ukeneye, ati ntabyo ndi burya. Bakamubwira bati ngwino unywa amazi niyo meza arasukuye nta ndwara ari bugutere, ntayo ndi bunywe, ndinywera ibyanjye nanywaga. Nyaboneka ngwino wihishe hano kuko ho ngaho uri hari ibibazo, ntabwo nza maze ndore. Harya uwo muntu wamukorera iki? Abanyarwanda haba umugani uvuga ngo uyishe ntaririrwa, igikenya nticyumva ihoni. Turabasuhuje bakunzi ba Bimukira TV, umugisha n'amahoro biva ku Mana nibane namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri bazima, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Natwe nk'uko mubibona turiho, turahumeka, turashima Imana. Imana ikomeje kubana natwe umunsi ku munsi. Nitwa Misago Alfred, ndabakunda, ni inshuti yanyu, mu inshuti zanjye. Niyo mpamvu umunsi ku munsi tubasaba ngo mujye mubana natwe, ariko kandi mutugezeho n'ibyifuzo byanyu, kandi mujye mushigikira iyi channel mu buryo bwose, haba bwo kuduha subscribe, haba gukora comment, ndetse no gukora share mugasangiza abandi ubutumwa bwiza. Nyuma rero y'amagambo y'Imana, Imana agiye iduha muri iyi minsi, hari n'ubundi butumwa Imana iduhaye kugira ngo tububagezeho muri uyu mwanya. Ariko muranyemerera mbanze nsenga Imana, nimara gusenga Imana turaganira ijambo ry'Imana, mbagezeho ubutumwa umwami Imana ansize ku mutima muri aka kanya kugira ngo mbubagezeho. Reka rero tubanze dusenga Imana, nitumara gusenga Imana mbagezeho ijambo ry'Imana. Mana nziza, turagushimiye, ijambo ryawe ni rizima kandi ni iryera n'iryo kuri, rifite imbaraga kandi ntirihinduka. Tunejejwe cyane nuko turiho kandi duhumeka, ari niyo mpamvu ugiye kuvugana n'imitima yacu muri aka kanya. Nsengeye buri wese uri kumva Bimukira TV, mushoboze kumva icyo utwifuzaho mu gihe nk'iki ngiki, kandi icyo ushaka cyane nuko abantu dukizwa tukamenya ukuri, maze tukazabona ubugingo buhoraho. Ngaho mfashe kandi ufasha bumva mu izina rya Yesu, amen. Muranyemerera dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, mu gice cya 4 duhere ku murongo waho wa mbere. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhanuteshe, uhugure, ufite kwihangana no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani
y'ibinyoma. Imana idufashe cyane. Umurongo wa 5 rero akaba dusorezaho, ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'ububwiriza butumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana, wo kugabura iby'Imana. Nibi byanditswe tugiye kwifashisha, cyangwa se iki cyanditswe dusomye muri Timoteyo urwandiko rwa 2 mu gice cyaho cya 4, twahere ku murongo wa 2, twahere ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 5. Ijambo ry'Imana dusomye ni impuguro Pawulo, cyangwa se ni inama, cyangwa ubuhanuzi, cyangwa inyigisho Pawulo nk'intumwa ya Kristo, yahamagawe na Kristo, dahamagawe n'abantu nkuko yajyaga byivugira. Pawulo wabonekewe na Kristo mu nzira i Damasiko, ari kujya kurenganya ubwoko bw'Imana. Kristo akamwereka ngo undenganyiriza iki? Pawulo Imana yakoresheje iby'ubutwari mu buryo bukomeye. Uyu niwe wandikiye Timoteyo nk'umwe mu bari bari gutorezwa ubushumba, cyane ko mu biga amasomo ya Bibiliya izi zitwa inzandiko za gishumba n'urwandiko rwa Tito. Timoteyo umubuza Pawulo yaramubwiye ati, mwana wanjye Timoteyo, ndaguhugura, ndagutongera mu maso y'Imana na Kristo uzaza gucira imanza bari mu isi. Ugira umwete mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, uhane, uhugure, uteshe. Bana b'Imana, ndashaka munyemerere tugendane. Muraza kubona neza ko uyu munsi icyo abantu benshi barimo baraziza abandi ni ukubahugura. Uri guhaguruka mu mwuka wo guhugura ari kwitwa umusazi. Uri guhagurukana umwuka wo gucyaha ibitameze neza aritwa umusazi. Uri buhaguruke mu mwuka wo gutesha ibidafatika ibitameze neza baramuhindura injiji. Ntiyakavuze, yarengereye. Uje wese anyuranya nuko abantu bashaka, nuko bifuza, uyu munsi wa none arahinduka ikibazo, arahinduka mubi, arafatwa nk'ikibazo muri sosiyete. Nyamara uyu ni Pawulo mu nshingano ari guha Timoteyo, mu mpugura ari kumuha, mu nyigisho ari kumwigisha. Arimo aramubwira ati, mwana wanjye Timoteyo, shyiramo imbaraga. Shyiramo imbaraga mu guhana, shyiramo imbaraga mu gutesha, shyiramo imbaraga mu guhugura, kandi ubikore mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Amubwira amagambo akomeye. Aramubwira ngo kuko mu gihe kizaza benshi batazishimira kumva inyigisho nzima, ahubwo bazigwiriza abigisha bahwanye n'irari ryabo, baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Inshuti yanjye, mpawe n'Umwami Imana ya magambo mu butumwa bugira buti, irinde indwara y'amatwi yishe benshi mu minsi y'imperuka. Irinde indwara y'amatwi yishe abantu benshi mu minsi y'imperuka. Iyi ndwara y'amatwi ni indwara bwoko ki? Ubundi umuntu muzima utararwara indwara y'amatwi ashima cyane umuhugura, anezezwa cyane n'umucyaha, anezezwa cyane n'umubwira intege nkeya ze, anezezwa cyane n'umubwira ububi bwe, anezezwa cyane n'umubwira amakosa ye n'amafuti ye. Umuntu muzima ugifite amatwi mazima. Ariko umuntu wamaze kwatakwa n'iki cyorezo, iki cyitwa indwara y'amatwi, azirana n'umuntu umubwira ukuri, azirana n'umuntu umubwira ko ari mubi, azirana n'umuntu umubwira ko ari umunyantege nke kandi ko kari nabyo, azirana n'umuntu umwereka icyaha cye, azirana n'umuntu umwereka amakosa ye, azirana n'umuntu umwereka ibigoramye ngo abigorore. Iyo umuntu yamaze kurwara amatwi, uwo muntu wese uza avuga ibitandukanye n'uko abishaka ahinduka umwanzi we. Turi ku ijambo rivuga ngo iri ndwara y'amatwi yangije benshi mu minsi y'imperuka, yishe benshi. Iyi ndwara y'amatwi itumye abantu benshi
bahabwa ibyo kubashyeshyenga aho guhabwa ibyakabagirira umumaro. Hari ijambo abantu benshi bajya bibaza impamvu yaryo riri hano mu Batesalonike mu rwandiko rwaho rwa kabiri, urwandiko rwa Tesalonike rwa kabiri igice cya kabiri, mu nyemerere tuhasome duhereye kuri uyu murongo w'ikenda tugere nko kuri 12. Nta kibazo. Kuza ko mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Dusomye ijambo rivuga ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Iyi nyuguti yakoreshejwe hano bavuga ngo nicyo gituma Imana, ni inyuguti nkuru, ntabwo ari za nyuguti ntoya zitangiza Imana y'ikigirwamana. Ni inyuguti nkuru bisobanura ngo ni Imana rurema, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, niyo ivugwa hano. Benshi bakibaza bati ni gute se kandi Imana nayo yaba igiye koherereza abantu ubushukanyi bukomeye? Nicyo bahisemo. Hari igihe kigera icyo umuntu yashegeye akaba ari cyahabwa, icyo umuntu yahisemo akaba ari cyahabwa, icyo umuntu yaririye akaba ari cyahabwa, kuko Imana igira igihe kinini cyo kwingingira abantu ibyabagirira umumaro, cyo kwingingira abantu ibyabafasha, cyo kwingingira abantu ibyabagirira neza, bakabyanga bagahakana bakavuga bati ntabyo tuzemera. Mwumva uburyo abantu bajya banga ibyabagirira umumaro bagahitamo ibibi. Yeremiya igice cya 6 umurongo w'16 hubwo Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi nabashyiriyeho n'abarinzi nti nimutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Harya ubu hirya yaha wakorera umuntu iki? Uramutse ubwiye umuntu ukamubwira uti ngwino hano nyabuneka ufate ibi byo kurya byufitiye umumaro birimo intungamubiri ukeneye, ati ntabyo ndi burye. Bakamubwira bati ngwino unywa amazi niyo meza arasukuye nta ndwara ari bugutere, ntayo ndi bunywe, ndinywera ibyanjye nanywaga. Nyabuneka ngwino wihishe hano kuko ho ngaho uri hari ibibazo, ntabwo nza maze ndori. Harya uwo muntu wamukorera iki? Abanyarwanda haba umugani uvuga ngo uyishe ntaririrwa, igikenya nticyumva ihoni. Kohererezwa ibibashukashuka biturutse ku Mana ni uguhabwa icyo umuntu yahisemo, yakunze. Pawulo yandikira Abagalatiya mu gice cyaho cya mbere, ni igice cya mbere umurongo wa 6 uhereye kuri 6 kamanuka 8 9. Yaravuze ngo kera ko mwagenderaga mu kuri k'ubutumwa bwiza, ninde noneho wabahinduye? Aravuga ngo nyamara si ubundi butumwa mwakiriye ahubwo ni ikindi. Niba imbere yacu hari ikindi hakaba n'ubutumwa bwiza, Imana ikereka abantu dore ubutumwa n'ubu, ikindi ni kino. Umuntu agahatiriza akavuga ngo hoya, harya ubwo ni iki kindi yakorerwa? Kuko bahisemo ikindi. Icyo umuntu asonzeye n'icyo abona, icyo umuntu afitiye inyota n'icyo abona, nicyo cyatumye Imana nayo ifungura imiryango y'ababeshya n'abashukashuka bagwira baba benshi kuri tere, kugira ngo abantu babone icyo banyotewe, babone ifunguro rihuye n'inzara bafite, babone ibyo kurya bihuye n'inzara bafite. Ngaha havuye ijambo rivuga ngo nzaboherereza ibibashukashuka. Ibibashukashuka se ni iki? Ni umuti wa ya matwi y'abarwayi. Umuti w'amatwi arwaye mu minsi y'imperuka ni ibishukashuka umuntu, bimubwira ko ari mwiza mu byo mwiza kandi atari mwiza, bimubwira ko Imana imwemera kandi igiye kumwica, bimubwira ko ari amahoro kandi ntayagiye gupfa. Nzaboherereza ibibashukashuka.
mugira ngo hari ikindi gituma birivuga ko igihe kizagera ubutumwa bwiza bukaba ingume, abantu bagasonza ijambo ry'Imana bakava ku musozi bakajya ku wundi barishaka bakaribura? Mugira ngo nuko abaribwiriza bazaba barabuze, nuko ababwiriza ubutumwa bw'ukuri bazabura, hagasigara ababwiriza ikinyoma aribo bagwiriye ku isoko ari benshi? Noneho wa wundi uzi ukuri agashakisha ukuri mu bavuga bose, akabura n'umwe wavuga ukuri, akava mu idini runaka akajya mu rindi asanga bose ni kimwe, ibyo bari gutangaza ni bimwe. Ijambo rizaba ingume. Ntimureba ko tuvuga ubu butumwa? Ntimuturebe wanakirika wasanga aribwo ukikomereza ukajya kumva ibindi. Igihe kizagera ujye ukirika cano 100 ushakisha ahantu wakumva ikintu kizimu kibura. Ubutaha nzababwira ku nzara idaturuka ku by'umuntu arya, cyangwa idaturutse ku byo kurya by'umubiri cyangwa ibyo kunywa by'umubiri, iturutse ku kuba abantu batazabona ijambo ry'Imana. Kandi n'ubu byaratangiye. Imana yari impaye amagambo mbabwire ngo irinde indwara y'amatwi yo mu minsi y'imperuka. Irinde indwara y'amatwi yo mu minsi y'imperuka. Indwara ituma utumva ukuri kwagufasha, ahubwo ukaba uri gushega wumva ururutira kumva ibikunezeza n'abakomoza ku byo ushaka n'ibyo urarikiye, kuruta kubakomoza ku ntege nke zawe n'ububi bwawe. Imana nibampera umugisha. Ni Misago Feredi. Reka ngusengere. Umwami Imana gukiza iyo ndwara niba yari imaze kugufata, kandi nawe Imana igushyiremo urukingo itarafata, ejo utazatakwa n'iyi ndwara ukazagira iherezo ribi, ukazarimbuka. Ndagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe. Sengera abana bo baryumvise, nirigiraho ribakura n'ahandi ribageza. Wari urwaye indwara y'amatwi imukize, ndetse n'uwari ukiri muzima yondaga kwatakwa nawe umugirira ibambe umukingire, kugira ngo atazatakwa n'indwara y'amatwi, kuko tubonye ko iherezo ryayo ari ukurimbuka. Urakoze kuko uri Imana itwitaho, cyoro n'ikibi cyo muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka ngusabe kora subscribe niba nta shyari, niba nta mutima mubi. Iyo channel nayo izamuke, izagere ku rwego tugira ubushobozi natwe bwo kuzajya dukora ivuga butumwa bitatugoye, dufite ibikoresho bishyitse bifite imbaraga. Niba ibyo tuvuga ubishyigikiye wumva ntacyo bitwaye kandi byakomeza kuvugwa, nudushyigikire. Ndabashimiye. Wanyura kuri 0784 5247. Hari icyo ushaka kudusobanuza, kutubwira, kutugisha inama, cyangwa se gutera inkunga uyu murimo w'Imana. Shalom, ndabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe. Mukomeze mukurikire Abimukira TV.